Nshuti bavandimwe mudukurikiye aho muri hirya no hino ku isi cyane cyane abamaze kutubwira ko bishimiye izi gahunda twatangije zo gutegura amasomo n'amahugurwa yagenewe abaririmbyi n'abacuranzi ba muzika isingiza Imana mu matorero n'amadini yose ya GIKRISTO akoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri iki kiganiro cya kabiri turabagezaho incamake y'ikiganiro twanyujije kuri za radiyo zitandukanye, ari nacyo gikubiyemo isomo rya mbere muri rwa ruhererekane rw'amasomo 8 tuzabagezaho. Iryo somo rya mbere rikaba ryitwa Amateka magufi n'umuhamagaro w'uburirimbyi muri Bibiliya. Tuziyambaza Bibiliya ubundi tubagezeho amateka magufi n'umuhamagaro w'uburirimbyi. Munyemerere twifashishe ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ayo magambo agira ati: nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Ku murongo wa 12 ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Mu mateka magufi ya muzika, tugendeye ku cyo Bibiliya ibivugaho, tubona yuko muzika ari ishami ry'ubugeni cyangwa se ry'ubuhanzi arts. Abisiraheli bacengeye cyane bararinononsora kandi ibihe birebire. Bari bafite amoko menshi ya muzika ikoresheje amajwi, ibicurangisho bitandukanye, muzika irebana n'amadini yarariho muri icyo gihe cyangwa se yabaho mu gihe cyabo, yewe habagaho na muzika y'ibigirwamana. Byose ubona urugero rwabyo mu ijambo ry'Imana. Dushingiye ku ijambo riri muri Yobu ibice 38 umurongo wa 4 n'umurongo wa 7, tubona neza yuko Imana ibaza Yobu aho yarari mbere yuko imbago z'isi zishingwa. Uwo murongo ukomeza uvuga ngo icyo gihe ngo inyenyeri ziririmbirana. Ndetse no muri Ezekiyeli ibice 28 ku murongo wa 13 kuri B y'uwo murongo, bigaragara ko mu bihe by'iteka ryose muzika yakoreshwaga kwerekana ishimwe n'icyubahiro by'Imana no kunezeza ibiremwa byayo. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe hari imirongo iri hagati ya 700 na 800 ivuga ibyerekeye muzika. Ariko ahantu hambere batangira kuvuga ibyerekeye muzika ni mu itangiriro ibice 4 kuva ku murongo wa 20 kugera ku wa 22. Niho muri Bibiliya nyine dusangamo ku mpapuro za mbere tugahita tubona Yubaru ngo wabaye sekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Bigaragara ko mu kurema umuntu Imana yabonye bidahagije gusa kumukemurira ibibazo bisanzwe nko kurya no kunywa, ahubwo hari ikindi kintu yashyize muri we, icyo nakwita mu Gifaransa besoin esthétique, cyahazwa na muzika kurusha ibindi bintu byose. Munyemerere twinjire neza mu mateka ya muzika mu buzima busanzwe bw'Abisiraheli. Twavuze ko muzika yagize uruhare runini mu buzima busanzwe bw'ubwoko bw'Imana. Bayikoreshaga mu buryo bwinshi. Ni imirongo myinshi, murumva imirongo iri hagati ya 700 na 800, ntabwo twayirondora, ariko ndabasaba ubwo muri abaririmbyi mukaba muri n'abacuranzi bacuranga muzika isingiza Imana, ndabashishikariza gusoma ijambo ry'Imana mukamenya icyo umuhamagaro wanyu, icyo umwuga wanyu mukora, icyo akazi kanyu mukorera Imana, icyo Bibiliya ibivugaho. Abisiraheli bakoreshaga muzika mu buryo butandukanye nk'uko nari mbivuze haruguru. Hari muzika bakoreshaga mu isarura, iyo babaga bari gusarura. Bakoreshaga muzika batangiye urugendo mbere yo gutandukana nk'uko mwitangira ibice 31 umurongo wa 27 uzabisoma. Mu gihe babonanye batari baherukanye cyangwa se basanga kwa kundi dusanganira abashyitsi,
nk'iyo usomye Abacamanza igice 11 umurongo wa 34 cyangwa se Luka 15:25, iyo babaga bari kugenda mu butayu bakavumbura isoko y'amazi nk'uko ubibona mu Kubara ibice 21 umurongo wa 17, mu ngoro ibwami ubona ko hahoraga abaririmbyi nk'uko mu Mubwiriza ibice 2 umurongo wa 8 cyangwa se igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 19 umurongo wa 35 habivuga. Bagiraga indirimbo z'urugendo, ibyo twakwita mu Gifaransa chant de marche, nk'uko isomye Kubara ibice 10 umurongo wa 35 cyangwa se igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 20 umurongo wa 21. Bagiraga ibyo dusoma muri Bibiliya byo twita indirimbo z'amazamuka, mu Gifaransa babyita chant de degré, cyangwa se iyo babaga bari muri pèlerinage bari mu mutambagiro mutagatifu, ibyo twakwita mu Gifaransa pèlerinage aux grandes fêtes de Jérusalem, nk'uko iyo turi gusoma Zaburi 121 kugeza kuri Zaburi 135 mubonamo izo ndirimbo z'amazamuka. Cyangwa se iyo babaga bari gukora imirimo ikomeye, ibyo bita mu Gifaransa les chants de travaux, nk'uko mu Kubara ibice 21 cyangwa se mu Bacamanza ibice 9 umurongo wa 27, iyo babaga bari kubaka bagiye gushyiraho nk'ibuye ry'ifatizo, hari indirimbo ubona baririmbaga nk'uko yibusomye muri Zakariya ibice 4 umurongo wa 7 babivuga. Cyangwa se bagiraga yewe n'indirimbo z'urukundo nk'uko natwe tuzigira, nk'uko isomye Zaburi ya 45 cyangwa se indirimbo ya Salomo ibice 2, cyangwa se muri Ezekiel ibice 33 umurongo wa 32. Yewe rega hari n'ukuntu bakoreshaga indirimbo bari mu runywero, barimo banywa, barimo binezeza. Bagiraga indirimbo z'imbyino nk'isomye mu gitabo cya Mbere cya Samweli ibice 18 umurongo wa 6 na 7. Bagiraga indirimbo zo gusebanya, bagiraga indirimbo zo guseka abandi, bagiraga indirimbo zo kwishimira intsinzi nk'uko Miriyamu yabigenje ayoboye iryo tsinda ry'abaririmbyi mu Kuva ibice 15 umurongo wa 1 cyangwa se mu Bacamanza ibice 5 umurongo wa 1. Bagiraga n'indirimbo z'icyunamo nk'uko natwe tuzikoresha. Ndetse tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo umurongo igice cya 9 umurongo wa 23, tubona ko n'abakire mu Bisirayeli hari n'ubwo bakodeshaga abaririmbyi cyangwa se n'abacuranzi b'abahanga kugira ngo baze kuza kubataramira mu birori byabo. Tubona n'ukuntu muzika bayikoreshaga mu kunganira izindi mpano z'ubuhanuzi nk'uko isomye igitabo cya Mbere cya Samweli ibice 10 umurongo wa 5. Bagiraga indirimbo z'amasabato n'indi minsi mikuru. Muzika bayikoreshaga mu buryo butandukanye, yari iri mu buzima bwabo bwa buri munsi. Noneho mu gihe cya Dawidi nawe atubera urugero rwiza rw'umuririmbyi wa mbere wanezezaga Imana. Yacurangaga inanga ye aragiye intama mu rwuri kugeza ubwo impano ye Imana iyikoresha mu kwirukana imyuka mibi muri Sawuli wari umwami wa Isirayeli, nk'uko tubibona mu gitabo cya Mbere cya Samweli ibice 16 umurongo wa 23. Ubwo kandi umwami Dawidi yari ari ku ngoma, ngo yashyizeho Abalewi bo gusingiza Imana ubwo bagaruraga isanduku y'isezerano, nk'uko tubibona mu ngoma za Mbere ibice 15 umurongo wa 16 gukomeza, cyangwa se mu ngoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 2, cyangwa se muri Yesaya ibice 38 umurongo wa 20. Nyuma yaho kandi ngo yashyizeho itegeko ko habaho umutwe w'abanyamuzika 4,000 batojwe neza imyaka igeze ku 10 kandi bagejeje byibuze ku myaka 30, kugira ngo bahore bahimbaza Imana mu ngoro yayo ku manywa na nijoro, nk'uko tubibona mu gitabo cya Mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 23 umurongo wa 3 ugakomeza. Nyuma ya Dawidi hakurikiyeho ikindi gihe cya Salomo umuhungu we. Muribuka ko ubwo batahaga urusengero bashyizeho icyo nakwita nka orchestre nini cyane n'abatambyi 120 bo kuvuza za trompete, niko nabivuga muri kino gihe, ibyuma birangira nagereranya na trompete muri kino gihe. Kandi bose mutekereza abantu 120 bahuje imitima, bahuje umutima, bari kumwe, bacuranze neza. Icyo gihe hari ikintu cyabaye ngo byatumye inzu yose yuzura ubwiza bw'Imana. Uwo murongo ndawukunda cyane mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 5 umurongo wa 13. Nubwo Salomo amaze gutanga uburirimbyi bwahuye n'ibibazo cyane cyane nko ku ngoma ya Rehobowamu,
nk'uko tuwusoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 11 umurongo wa 14. Nawe kandi yaje gukurikirwa na Hezekiya ndetse na Yosiya, babishyira mu buryo bakurikije itegeko rya Dawidi. Ibyo ni ingorane muzika mu Isirayeli yagiye ihura nayo, nk'uko natwe mu gihe cyacu hari ingorane muzika mu rusengero cyangwa se muri kiliziya cyangwa n'ahandi hose dukoresha dusingiza Imana. Hari ingorane tugenda duhura nazo, hari ibyo ndakwita challenges cyangwa se les défis. Muzika uko dukorera Imana bigenda bihura nabyo mu buryo butandukanye. Muribuka ko mu mateka y'Abisirayeli hari n'igihe cyabayeho bari mu bunyagano. Icyo gihe ahagana mu kinyejana cya gatandatu mbere yo kuvuka kwa Yesu, mu mateka ya muzika batubwira ko nta banyamuziki b'umwuga bagaragaraga, kuko babaga bashishikajwe cyane no kwiga ibyanditswe muri kiriya gihe, ndetse bashishikajwe cyane n'ibitambo byo mu rusengero, byo nakwita culte, biganzwa cyane n'imihango yo mu masinagogi. Bityo imiririmbire itangira guhinduka. Aho ndavuga amateka yabo. Nubwo bakomeje kuririmba za Zaburi ndetse na bimwe mu byanditswe bigasomwa mu ndirimbo, akenshi bahitagamo ufite ijwi ryiza akaba ari we wigishwa indirimbo, hamwe n'imico itandukanye. Rero za ndirimbo zerejwe amateraniro yo mu nsengero, ibyo nakwita mu Gifaransa chant de degré du temple, zigenda zimirwa n'izo mu masinagogi, ibyo nakwita mu Gifaransa chant synagogal. Aha niho hakomoka imiririmbire ya Gikristo y'ubu. Nyuma y'ubunyage, umwami w'Ubuperesi yashyizeho itegeko ryo kujya bagenera ibihembo abaririmbyi, nk'uko tubisoma muri Nehemiya igice 11 ku murongo wa 23 ugakomeza, cyangwa se nko muri Ezira ibice 3 umurongo wa 10. No mu gihe cyo gutaha urusengero rwasanwe na Nehemiya, nk'uko tubibona ibice 12 umurongo wa 27. Yewe tubona ndetse mu mateka ko hagiye hazamo abantu b'ibitsina bitandukanye. Ntabwo yakorwaga n'abagabo gusa, ahubwo yanakorwaga n'abagore, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Nehemiya ibice 7 umurongo wa 7. Kandi tubona ko muri icyo gice ngo hari uwitwa Heman, ngo yagiraga abakobwa bari barigishijwe ibyerekeye uburirimbyi, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Mbere cy'ibyo ku ngoma bice 25 umurongo wa 5, cyangwa se muri Zaburi ya 68 umurongo wa 25. Tubona ko mu bakoraga uburirimbyi habonekagamo abantu b'ibitsina byombi, abagabo n'abagore. Iyo rero dukomeje mu mateka ya muzika muri Bibiliya, biba ngombwa ko twinjira ndetse no mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya, imirongo ya mbere itangira kutwereka ko bakoreshaga muzika cyane ni iriya ndirimbo ya Mariya ashima Imana, ibyo bita Magnificat, mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 46 kugera 55. Tubona kandi ukuntu ingabo zo mu ijuru n'abamarayika basingije Imana ku bw'ivuka rya Yesu. Nuvuga ngo niho haboneka ya ndirimbo yitwa Gloria, cyane cyane mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 2 ku murongo wa 14. Paulo mu isezerano rishya avuga kandi n'ibyo nakwita ngo uruhererekane rw'indirimbo, ibyo navuga mu Gifaransa la diversité des cantiques, cyane cyane nka kuriya twasomye amasomo mu rwandiko yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 16, ndetse n'urwo yandikiye Abefeso ibice 5 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 21. Avuga ukuntu aburira abantu cyangwa se abahugurira uko bagomba kugira uruhererekane rw'indirimbo, batari indirimbo zisa, ahubwo baririmba izo nakwita mu Gifaransa les psaumes za Zaburi, ndetse les hymnes et les chants cyangwa se les cantiques spirituels. Nta kurimba amakorasi gusa, nta kuririmba iz'amakorari gusa, ahubwo hakabaho rwose nk'icyo nakwita indyo yuzuye mu buryo bw'uburirimbyi. Akenshi usanga twebwe turirimba izo twitoza, ariko kandi ni byiza kugira ngo tugire uruhererekane rw'indirimbo mu buryo butandukanye. Paulo kandi mu ijambo ry'Imana anaduhugurira kuririmbira mu bwenge.
kubera ko yandikira ab'Ikorinto mu rwandiko rwe rwa mbere murongo wa 14 murambabarira urwandiko rwa Paulo yandikiye ab'Ikorinto ibice 14 umurongo wa 15 kuri B hagaragaza aravuga ngo nzaririmba mu mwuka ariko nzaririmba no mu bwenge. Ntabwo ngiye kwinjira mu bibazo n'amateka y'Abakorinto bari bafite muri icyo gihe, ariko ndi kubereka imirongo muri Bibiliya ivuga ku mateka ya muzika tugendeye ku cyo Bibiliya ibivugaho. Ikindi kandi Bibiliya itugaragariza uko habagaho ndetse n'ukuntu bakoreshaga muzika nabi. Muribuka nko mu gitabo cya Daniel ibice 3 umurongo wa 5 haraho babasabye ngo nitumara kuvuza amakondera n'amabubura n'imyirongi, icyo gihe bakoresheje muzika nabi, ibyo nakwita mu gifaransa du mauvais usage de la musique. Hari ukuntu natwe dukoresha muzika nabi, ariko mu mateka y'Abisiraheli naho byabayeho, ibyo yenda tuzabyiga. Nuko ariko kandi iyo ndi gusoma aya magambo yose nkorwaho cyane ku mutima n'ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ibice 5 umurongo wa 23 aho yahanuye ngo nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe. Bigaragaza ngo hari igihe turirimba mu mateka yacu iyo twakoresheje muzika nabi biba bigaragara nk'urusaku imbere y'Imana, ndetse Imana ikaba itari kunezezwa n'ibyo dukora. Imana idutabare cyane. Amateka ya muzika ntabwo agarukira aho ngaho, ahubwo tubona neza ko muzika ifite amateka maremare ndetse y'iteka ryose. Muzika izakomeza no mu bugingo bw'iteka ryose. Ibyo nakwita mu gifaransa la musique dans l'éternité future, nkuko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 5 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10, ndetse n'igitabo cya Zefaniya ibice 3 umurongo wa 17. Iyo usomye mu magambo bikugaragariza ko amateka ya muzika muri Bibiliya atagarukira gusa muri ibi bihe, ahubwo agarukira no mu bihe by'iteka ryose. Imana idufashe cyane. Nshuti mudukurikiye, byari kuba byiza iyo kuri iyi ngingo nza gukomeza mvuga noneho uko muzika isingiza Imana yageze mu Rwanda binyuze mu madini n'amatorero atandukanye ya GIKRISTO, kandi nanone nkaba nahera uko yakomeje gukura kuva itorero ryabaho ku munsi wa Pentekote kugeza ku mwaduko w'abamisiyoneri hirya no hino ku isi. Ariko biransaba kubanza gusuzuma amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye cyane ko tutagiye tugira umuco wo kwandika cyane amateka yacu, ahubwo tuyabona mu buryo bwo guhererekanya inkuru. Gusa nakwizera ko twumvise kandi twasobanukiwe muri magufi, kuko iyi video ifite igihe kigufi cyane. Nakwizera ko tusobanukiwe muri magufi icyo Bibiliya ivuga ku mateka ya muzika isingiza Imana, impamvu n'umumaro wayo mu buzima bwa GIKRISTO no mwiyogeza butumwa bwiza. Munyemerere rero dukomeze tuvuga ku muhamagaro muri magufi. Ijambo umuhamagaro rituruka ku nshinga guhamagara nkuko mubyumva mu Kinyarwanda, ariko kandi etymology cyangwa se aho ijambo ryavuye etymologically, iryo jambo guhamagara riva ku ijambo ry'Ikilatini vocare, cyangwa se ijambo ry'Icyongereza call, cyangwa se la vocation mu Gifaransa. Nagerageje kwifashisha internet kugira ngo ndebe icyo abasesenguzi cyangwa se abasobanuzi bagiye bifashisha amagambo bavuze kuri iri jambo vocation mu Gifaransa, cyangwa se umuhamagaro mu Kinyarwanda, cyangwa se calling mu Cyongereza. Ngerageje gusobanura uko abasobanuzi babivuze cyangwa se abasesenguzi b'amagambo babivuze. Ijambo vocation mu Gifaransa, umuhamagaro mu Kinyarwanda, calling mu Cyongereza. Abafaransa bo baravuze ngo c'est un mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent appelé par Dieu et vous à la vie religieuse. Bishatse kuvuga ngo ni ikintu wiyumvamo imbere mu mutima wawe, ni umuhamagaro, ni ijwi, ni imbaraga wiyumvamo muri wowe imbere, umuntu yiyumvamo,
akumva neza ijwi rimuhamagarira gukorera Imana, kandi akumva asezeranye yiyemeje gukurikira ubwo buzima akorera Imana umunsi ku wundi. Ni umuhate, ni iryo shyaka, nicyo kintu kidasanzwe kinjira mu mutima wawe, ukumva urirekuye, ukumva uritanze wese, ukumva ibitekerezo byawe, ukumva imigambi yawe, ukumva ibyiyumviro byawe byinjiye mu buzima bwo kuzagira ishami ry'ikintu ukorera mu Imana. Iyo nibyo nita vocation. N'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ibitekerezo byawe byose, ukumva icyo kintu ukirundumuriyemo, ndetse ukumva wagira amahoro, ugira amahoro ari ukuri kugikora. Waba utari kugikora ukumva ntabwo uguwe neza, ugahora ugitekerezaho, ukakirutisha ibindi byose. Icyo nicyo bita umuhamagaro, ukumva ufite uwo muhamagaro. Mu by'ukuri iryo jambo kuba ufite muraza kunyumva neza, mwazajya mufasha no gusobanurira abandi. Ariko muri uno mwanya kugira ngo twongere kubyumva neza, munyemerere mvuga ahubwo kubiranga umuntu ufite umuhamagaro, ibiranga umuririmbyi cyangwa se umucuranzi wahamagawe n'Imana by'ukuri. Icya mbere nuko yiyumvamo ko uwo muntu yiyumvamo ko yabihamagariwe n'Imana bitaravuye ku marangamutima cyangwa se yarakuruwe n'abandi. Icya kabiri, uwo muntu arangwa no kugira imyifatire myiza ndetse n'indangagaciro nziza, icyo nakwita mu Cyongereza godly attitude and personal character. Nuko uwo muntu agomba kuba ari umurewi by'ukuri, kuko haraho turaza gusanga ko ab'Imana yahamagariraga umurimo w'uburirimbyi n'ababaga baravuye mu muryango w'Abarewi. Ariko usomye mu gitabo cya Mbere cy'ibyo ku Ngoma ibice 16 umurongo wa 4, tubona ukuntu Imana yahamagaraga abantu kuba abaririmbyi ibavanye mu muryango w'Abarewi, ntabwo bavaga mu miryango ibonetse yose, ndetse yamara kubahamagara ngo ikabereza uwo murimo. Umuntu rero ufite uwo muhamagaro, ikintu kimuranga nuko aba afite iyo myifatire myiza ndetse n'indangagaciro nziza, akijijwe neza kandi ahora akizwa, w'inyangamugayo, ugira urukundo kuri bose, nta kurobanura, bikaba akarusho kubo mukorana umurimo, yicisha bugufi, agira kwihangana, agwa neza, ari intangarugero n'icyitegererezo muri byose. Uwo muntu akaba yigirira icyizere, uwo muntu akaba yiyubaha, uwo muntu akaba ari wa wundi wemera kwigishwa, icyo nakwita mu Cyongereza teachable spirit, afite umwuka wo kwemera kwigishwa. Ikindi kandi nuko uwo muntu ni wa muntu ubaho ubuzima busenga, kandi akabaho ubuzima bwezwa, buhora bwezwa umunsi ku wundi. Ikindi kibiranga nuko uwo muntu ufite uwo muhamagaro, umuririmbyi cyangwa umucuranzi wo mu nzu y'Imana ufite uwo muhamagaro koko by'ukuri, arangwa n'ishyaka ridasanzwe kandi rihoraho. Ntabwo ari ishyaka ryo kuwa mbere ngo kuwa kabiri bigarukira aho ngaho, ntabwo ari ishyaka ryo ku cyumweru ngo kuwa kane ngo noneho bigarukira aho ngaho, ahubwo ni umuntu urangwa n'ishyaka ridasanzwe kandi rihoraho ry'umurimo akora, ndetse akaba yakwemera no kwitanga, icyo nakwita passion. Ikindi kimuranga nuko ni wa muntu uha agaciro ndetse no gukorana neza nabo bakorana umurimo w'Imana, icyo nakwita mu Cyongereza teamwork spirit. Ikindi kimuranga nuko ni wa muntu wemera kuyoborwa. Kwemera kuyoborwa haba harimo rega no kubahiriza igihe na gahunda mwahanye n'abandi ku rwawe ruhande. Uzi ko Imana yari yarabujije bene Aroni, iyo usomye mu gitabo cy'Abarewi ibice 16 umurongo wa 2, yarababwiye ngo ugende umbwirire bene Aroni ngo ntibakajye bapfa kwinjira igihe bishakiye niko biboneye. Bigaragaza ngo burya ngo no kubahiriza igihe, time management, kubahiriza gahunda mwahanye n'abandi mu murimo w'Imana mukora, burya nabyo ni ibintu biranga umuntu ufite uwo muhamagaro. Ikindi kintu kiranga umuhamagaro nuko uwo muntu aba afite umutima nakwita umutima w'ubuhetsi, ari intercessor, ari umuntu usengera abandi, ari umuntu wingingira abandi, ari umuntu ugira intimba, uheka umurimo w'Imana, akumva agira umutwaro w'umurimo, ndetse akaba ari wa muntu utishimira gukorerwa,
ahubwo wemera gukorera abandi, uba umugaragu w'abandi mu rugero rwa Yesu Kristo. He is a servant. Ni wa wundi wemera gukorera abandi. Uwo muntu aba afite koko umuhamagaro. Ni bimwe mu bintu bimuranga ko ufite umuhamagaro. Iyo ufite ibyo bintu byose mvuze, ni bimwe by'ingenzi. Iyo ufite ibyo bintu byose mvuze haruguru, ni bimwe by'ingenzi biranga uwo muntu ufite umuhamagaro. Ariko hari icyo navuga. Hari abambajije mu biganiro byanjye ngo ese umuhamagaro n'impano bitandukaniye hehe? Ndagira ngo mbasubize muri aya magambo ko kugira umuhamagaro bitandukanye no kugira impano nsa. Ushobora kugira impano ariko udafite umuhamagaro. Ariko kandi umuhamagaro ntuba wuzuye neza iyo utabifitiye impano. Gusa ikiranga ko bigeze ku rugero rwiza nuko ikiranga ko bigeze ku rugero rwiza nuko uguhamagara agushoboza kandi bikagaragarira bose. Nakunze umuntu umwe witwa Mark Batterson yavuze amagambo meza mu Cyongereza ngo God doesn't call the qualified but he qualifies the called. Mbigereranije mu Kinyarwanda navuga ngo Imana ntabwo akenshi igihamagara babandi babahanga mu bintu cyangwa se babandi bazobereye mu bintu cyangwa se bafite qualification runaka. Si ngombwa, ahubwo yo ijya ikarifiya cyangwa se ijya ishoboza cyangwa se ijya yekipa cyangwa se ijya itunganya cyangwa se ijya yihera ubushobozi abo yahamagaye. Imana ishimwe cyane. Reka rero noneho twinjire cyane turebe icyo nanone Bibiliya ivuga ku muhamagaro. N'ubundi ndajya nsa n'uvuga kuri ya magambo nari navuze haruguru, ariko ntari kuyatindaho cyane kubera ko imirongo yo muri Bibiliya twayisomye. Ariko reka twihute. Twabonye mu itangiriro ibice 4 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 21 yuko Imana yahamagaye Yubaro, abasekuruza b'abacuranzi. Imana iramuhamagara. Tukabona ukuntu Imana yari yarahamagaye mu Bisirayeli nabo ndetse n'abakobwa muri buka indirimbo ya Mose baririmbye mu Kuva ibice 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku 19. Ukuntu abantu benshi baririmbiye icyarimwe bayobowe na Miriam. Nubwo haraho baje kugera mu butayu bakoresha muzika ntiyanezeza Imana. Muri buka igihe bacuraga ikigirwamana cyo mu kimasa, Mose yarari ku musozi ari gusenga, yagera hafi y'ingando y'Abisirayeli akavuga ati ariko ntabwo ndi kumva ibyabaye mu Bisirayeli. Icyo gihe icyo kigirwamana bari kukibyinira, bari kugitambira, bari kukiririmbira, bavuga ngo Imana ya Mose ntabwo turi kuyibona ndetse yanatinze ku musozi. Icyo gihe hari ikintu kiye kimbabaza cyane. Baravuze ngo ndumva urusaku, ntabwo numva ijwi ry'ibyishimo, ntabwo numva ijwi ryo kunesha, ntabwo numva ijwi ryo kuneshwa se, ngo ahubwo bakoresha ijambo ry'Igifaransa ngo j'entends les bruits des sons, ngo ndumva induru gusa. Hari igihe ducuranga muzika tukayikoresha nabi ku buryo yumva acanganyukiwe, akumva mu mutwe ntibiri gufata, akumva si iby'Imana, akumva kandi si ibyo hanze, akumva n'urusaku gusa. Imana idufashe cyane. Ibyo bibaho mu mateka ya muzika yacu, ibyo bibaho muri kino gihe, ndetse n'Abisirayeli byababayeho. Ariko kandi tubona yuko indirimbo zatangiye gukoreshwa bwa mbere mu rusengero muri kiriya gihe cy'ihema ryo gucyurira mu isanduku y'Imana, nkuko tubibona mu ngoma za mbere ibice 15 ku bwa Dawidi. Imana nayo yahamagaye abaririmbyi bo kuzakora uwo murimo ndetse ibishyira muri Dawidi. Naratangaye cyane ukuntu mu myiteguro miremire yakoze, ari kubaka, ari gukora design y'inzu, ari gukora icyo nakwita interior design muri kino gihe kwa kundi bataka inzu y'Imana, kandi yagendaga ku gishushanyo mbonera Imana yari yaramuhaye. Ariko tubona ko yashyizemo n'uburirimbyi ndetse n'ubucuranzi uko bizakorwa mu nzu y'Imana. Hanyuma Imana imwereka ukuntu azajya ahitamo koko abatoranijwe cyangwa se abafite uwo muhamagaro w'uburirimbyi n'ubucuranzi. Ariko ni bande bemererwaga kuririmba? Ni bande bemererwaga kuririmba? Ni bande babaga bafite uwo muhamagaro? Dawidi yabwiye abatware b'Abalewi gutoranya abaririmbyi muri bene wabo. Nkuko isomye igitabo cy'ibyo ku ngoma ibice 15 kuva ku murongo wa 14 kugera ku 15,
nabavuze haruguru ngo kandi abo ngabo babaga baratoranijwe ariko barabyerejwe kubikora. Mu bandi nko mu Gutegeka kwa kabiri ibice 18 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa kabiri, mubona ko nyine abo Balewi nubwo babaga baratoranijwe gukora umurimo w'Imana, ariko babaga ari babandi babyitangiye kugeza ubwo n'Imana yabaga ibizi ikavuga ngo umva, mwebwe uyu murimo ndashaka ko muzaba banjye nkabiharira kugeza ubwo abandi indi miryango isigaye 11 bazayiha gakondo bakayiha iminani, ariko mwebwe Abalewi muzaba banjye, ngewe Uwiteka nzababera 8, ngewe Uwiteka ninjye nzababera gakondo. Bigaragara ngo yari property, bari umutungo w'Imana, bari imari y'Imana, bari abantu b'Imana, bari abantu batunzwe baba mu biganza by'Imana, bakorana n'Imana umunsi ku wundi. Naranezerewe cyane kuko muri kiriya gihe cya Dawidi Imana yahamagaye abantu ndetse bakora uwo murimo w'Imana mu Balewi, mu muryango w'Abalewi, ariko ubona ukuntu uwo murimo wari wubashywe, wari umurimo wabaga wubashywe. Ibyo wambaza utese ubishingira kuki? Nuko bigaragarira n'ukuntu babaga bambaye. Iyo usomye nk'igitabo cy'ibyo ku ngoma ibice 15 umurongo wa 27, ubona ko ntabwo bambaraga imyenda ibonetse yose. Urabona ko n'Imana yari yarabahaye design cyangwa se mode y'imyenda bazajya bambara. Abaririmbyi ntabwo bambara uko biboneye. Abaririmbyi ntabwo arabo kwambara nk'abo hanze, nk'abajya muri night club cyangwa se nk'abajya mu birori bisanzwe. Abaririmbyi baririmba indirimbo zisingiza Imana. Ibi ngibi ntabwo ari discipline y'itorero cyangwa y'idini runaka, ahubwo niko Bibiliya ibivuga yuko abatoranijwe n'Imana kuyikorera uwo murimo mu muhamagaro wabo bagira nuko bitwara, bagira nuko bagaragara imbere y'abantu by'ukuri. Hanyuma bariyezaga kubera ko bari barasobanukiwe neza yuko abantu baririmbira Imana, abantu bamamaza ishimwe ry'Imana yabahamagaye, ni babandi bumva ko batunganye, nkuko Dawidi abivuga muri Zaburi ya 33 umurongo wa mbere ngo gushima gukwiriye abatunganye. Dawidi yakomeje gukorana n'abanyamuhamagaro uburirimbyi, akomeza gutunganya iby'imiririmbire ngo kugezaho agize abaririmbyi 4,000 ndetse n'abatoza bandi 288 bari barahamagawe. Ibi tubisanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 23 umurongo wa 5 ndetse n'ibice 25 umurongo wa 7. Hari ahantu hanejeje cyane mu muhamagaro w'abari abantu ngo bari barigishijwe. Muri commentaire biblique cyangwa se ubusobanuro bwa Bibiliya, cyane cyane bigendeye kuri Bibiliya ya NIV, hari ijambo bakoresheje mu Cyongereza bavuga ngo they were very well trained and skilled. Nuvuga ngo bari bafite training kandi bafite skills, bafite ubumenyi ngiro, baratojwe koko mu buryo bw'uburirimbyi n'ubucuranzi. Kandi nkuko nabivuze haruguru, abo bari baratorewe kuririmba bari abantu bafite maturité, bakuze. Icyatumye Uwiteka atoranya abo ngo ntabwo ari uko barutaga abandi rubanda bandi, ngo ahubwo nuko gusa yabishimiraga, nkuko tubisoma mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 7 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8. Babandi ku ngoma ya Hezekiya mu bice 2 umurongo ku ngoma ya Hezekiya mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 29 umurongo wa 11, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 29 umurongo wa 11, haratubwira ngo bana banjye mwe gutenguha, ngo kuko Uwiteka yabatoreye kumuhagarara imbere mukamukorera mukabahereza be mukamwosereza imibavu. Aba nabo bari baratoranijwe n'Imana bagomba guhora bose imibavu, uburimbyi bwabo n'ubucuranzi bwabo bukaba ubunezeza Imana. Dawidi atubera umuririmbyi w'icyitegererezo kandi w'ibihe byose, kuko nubwo yagiraga imirimo myinshi, harimo niyo kuyobora igihugu, harimo niyo kuyobora ingabo, harimo niyo kujya ku rugamba, harimo niyo kumenya iby'urugo rwe, harimo yewe yakoraga imirimo myinshi, ariko akanga akagerekaho no kuba umuririmbyi, akanga akagerekaho no kuba umucuranzi, akanga akagerekaho no kuba umuhimbyi w'indirimbo, cyane ko muri Bibiliya bitugaragarira ko
muri zaburi 150 zaburi zirenze 70 niwe wazihimbye. Kandi igitangaje nuko mu muhamagaro we w'abari abantu ibi byakorwaga buri munsi, wari umurimo wakorwaga buri munsi, nkuko tubisoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 23 kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 6. Bakamenya ukuntu bagenda basimburana umwaka ukarundishira nta muririmbyi ubuze mu rusengero. Wakwibaza uti ibyo se byashobokaga bite? Ariko iyo wabihamagariwe urabishobora. Iyo wabihamagariwe, ikintu wagihamagariwe uragikunda, kuko gukunda ikintu no kugihamagarirwa biratandukanye. Iyo ufite uwo muhamagaro, nkuko nabivuze haruguru muri za karite ziranga umuntu ufite umuhamagaro, bimutera ishyaka ry'umurimo w'Imana, bituma agira ishyaka ryanga ko izina ry'Imana ryasuzugurwa, yewe akagira ishyaka ryo kwemera kurwanirira umurimo, nkuko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 12 umurongo wa 25 kugera kwa 32. Ukuntu harimo ukuntu Dawidi wari umunyamuziki, byavuze ngo ibi ntibihagije, ni byiza kugira ngo mpaguruke ndetse ndwanirire icyubahiro cy'Uwiteka. Yemera guhaguruka kandi ari umusore muto, ariko ajya kurwana na Goliyati kandi wari wararikoroje. Dawidi yemeye no gutanga ubuzima bwe, yemeraga no gutanga ubuzima bwe, akemera gutanga ibye, akemera gutanga ubutunzi bwe kubw'icyubahiro cy'Imana. Abantu rero bakora umurimo w'Imana nkuko nabivuze, nabemera kugendera muri uyu murongo, nabemera kwitanga, nabemera gutanga ibyabo, nabemera gutanga imbaraga zabo kubw'icyubahiro cy'Imana yonyine. Naratangaye cyane. Nasomye igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 18, mbona ukuntu Dawidi yageze ubwo yicara akavuga ati ariko se ko ndi umwami nkaba nguwe neza, nkaba ndi mu nzu, inyumba nziza, inzu nziza, bigeze ahanga mfite abaja n'abagaragu bankikije, njya nkanezerwa nkishima, nkaba mfite amahoro, ariko inzu y'Imana ikaba rwose idakwiriye, nkaba mbona hari ikibuze. Nkwiye kubaka inzu y'Imana nziza iri ku rugero rwiza, iyinezeza. Noneho Dawidi aragenda umuhanuzi Natani icyifuzo. Imana inyura mu muhanuzi Natani iramubwira ngo genda umubwire ngo wavushije amaraso warwanye n'intambara nyinshi, ntabwo ari wowe uzanyubakira inzu, ngo cyakora umwana wawe uzagukomokaho, ngo uwo nguwo wazanyubakira inzu. Hari ikintu cyanejeje muri icyo gice. Imana imaze kumwangira, ntabwo byamubujije ko ahubwo akomeza gukora plan, igishushanyo mbonera, ndetse akusanya ibikoresho bizubaka, ndetse haraho byageze ku ngoma za mbere ibice 29 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8, asiga kore n'umuhungu we fundraising, ku buryo akusanya ibikoresho n'amafaranga n'ubutunzi, ngo abantu batanga ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri we, abantu batanga ubutunzi bwabo n'umutima ukunze, bemera kwitanga. Niko tubisoma, niho naryaje mutiyo dukoresha ngo ituro ry'umutima ukunze niho turikura, niho turikomora. Abantu bemera. Aha rero nkaba navuga ngo harimo n'abajya bibaza ngo ariko se kuki mbona hari korali zitera imbere mu buryo bw'iterambere, hari amatorero amwe namwe atera imbere cyane kurusha ayandi? Nuko mu by'ukuri nasaba ko mu muhamagaro wacu mu gukorera Imana, kwaba kuririmba cyane cyane no gucuranga, ko ari byo turi kuvugaho, ariko no mu mihamagaro isanzwe nko kuyobora n'ibindi, yuko twasubirana wa muco wo kwemera kwitanga, kuko bigira umumaro cyane. Imana idufashe cyane. Wahamagariwe rero n'Imana agira imico n'imyifatire idasanzwe, kuko turi kuri cya kibazo ngo mbese ninde koko uhamagarirwa uwo murimo w'uburirimbyi cyangwa se w'ubucuranzi kugira ngo asingize Imana, ni ibihe bimuranga? Uwo wahamagawe aba afite imico n'imyifatire idasanzwe. Twafashe urugero kuri Dawidi. Iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 kuva ku murongo wa 14 kugeza kwa 23, tubona ukuntu habaye ikibazo mu gihugu. Umwami Sawuli yari yaratewe na stress kubera ibibazo by'ubuyobozi n'ibindi bibazo bye bwite, Bibiliya itarondora cyane tutinjiramo cyane, ariko nabigiranye na stress ndetse n'imyuka mibi ikajya imwadukaho. Ariko baza kumugira inama, baravuga ngo shaka umucuranzi uzagucurangira, umucuranzi w'umuhanga, birashoboka ko rwose yacuranga imyuka mibi igahunga. Ikintu cyabaye, bashyizeho
barahamagara mu gihugu hose, barashakisha. Hanyuma muri iriya mirongo ngo baza kugwa ku muhungu wa Yesaya, bazana inkuru nziza ibwami. Baramubwira ngo nabonye umuhungu wa Yesaya afite ibintu 7 cyane nakunze, karakteri 7 nakunze, ziranga nyine ziyongera kuri za ziri nababwiye ziranga umuntu ufite umuhamagaro cyane cyane mu uyu mwuga w'uburimbyi n'ubucuranzi. Icya mbere ngo ni umuhanga, icya kabiri ngo ni umunyembaraga, icya gatatu ngo ni intwari, icya kane ngo ni umurwanyi, icya gatanu ngo aritonda mu byo avuga, icya gatandatu ngo ni uw'igikundiro, icya karindwi ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Ntabwo nabona umwanya wo gusobanura akantu ku kandi, ariko umwuka wera basobanurire ukuntu bigaragara neza yuko uhamagawe n'Imana aba afite imico n'imyifatire idasanzwe, kandi bene aba bafite imico n'imyifatire idasanzwe akenshi akaba ari bo Imana ikunda guhamagara mu by'ukuri abazakora uwo murimo w'uburirimbyi n'ubucuranzi mu nzu yayo. Byabaye rero byiza amahire kuko Dawidi, nubwo tutabona ukuntu dusobanura incurango yakoreshaga, yenda abacuranga muranyumva icyo twita tushi yakoreshaga ku nanga ye, ndetse n'ukuntu yaherekezaga incurango ye n'umwuka yari afite, ku buryo bigenda bikinjira mu mutima, mu matwi, bikazana inyuramatwi nziza, ariko bigakora imbaraga z'Imana zikabikoreramo, noneho imyuka mibi yabaga yahanze kuri Sawuli igahunga. Ariko nababwira ngo n'uyu munsi hari imbaraga mbi zihunga, hari imitima iruhuka mu kuririmbira Imana, cyane muri wa mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Iyo turirimbye neza indirimbo zisize amavuta ziherekejwe n'imbaraga z'Imana, rwose ibyo byari byaduteye nabyo birahunga. Ikindi kandi tubona neza yuko niyo turirimbye neza indirimbo zituma erega ngo n'abayobozi bagira ihishurirwa. Hari n'igihe Imana ihamagara abaririmbyi kugira ngo bazajye bunganira izindi mpano cyane cyane n'iz'ubuyobozi. Muzi mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 3 ukuntu bahamagaye Elisa kugira ngo bamugishirize mw'inama mu buhanuzi, mu mpano y'ubuhanuzi yari afite, ariko bimunanira guhanura kubera ibibazo yari arimo. Ariko ngo aza gusaba ko bamuzanira umucuranzi w'umuhanga, nkuko mubisoma mu murongo wa 13 kugeza ku wa 16. Indirimbo nziza nkuko nabivuze haruguru ziherekejwe n'incurango nziza zikingurira abakozi b'Imana ihumekerwa, zikingurira abakozi b'Imana imurikirwa, zikingurira abakozi b'Imana irindi hishurirwa, bityo kwigisha no guhanura bikoroha. Mbese muri rusange izindi mpano zigakanguka, umurimo w'Imana ukajya mbere. Dukomeje gatoya, hari amakosa rero umunyamahamagaro agomba kwirinda. Ndaba ndi kugera mu gice cyo gusoza. Hari amakosa umunyamahamagaro w'umuririmbyi cyangwa se w'umucuranzi agomba kwirinda. Ikintu cya mbere, agomba kwirinda kugaragaza umunaniro ndetse no kurambirwa. Akenshi bizanwa no kuvangitiranya inshingano n'ibibazo. Aha hari isomo bakunda kutwigisha ryitwa stress management, cyangwa se waba ufite kuvangitiranya izo nshingano no kunanirwa mu mutwe, ukumva uri gushaka kujugunyira abandi ibibazo byawe. Ikosa rya kabiri umunyamuhamagara agomba kwirinda kwishyira hejuru, agomba kwirinda kwikuza, agomba kwirinda gusuzugura abandi, agomba kwirinda ubwibone bwo mu mutima. Natangajwe n'amagambo Paulo yandikiye abikorinto mu rwandiko rwa Mbere ibice 4 umurongo wa 7, aho yababwiye ngo erega ntacyo tutahawe n'Imana, ngo mbese ninde wabatandukanije n'abandi, kandi icyo mufite mutahawe n'iki? Ngo ariko niba mwaragihawe n'iki gituma mwirata nk'abataragihawe? Bigaragaza neza ngo iyo ufite umuhamagaro by'ukuri koko uburi wa muntu uri humble mu gifaransa cyangwa se humble, uburi wa muntu uciye bugufi. Kandi na Yakobo yarabivuze mu gice cya mbere cy'urwandiko rwe ibice 17, ngo gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka, kandi ngo agire n'igicucu cyo guhinduka.
ikindi kintu umuntu ufite umuhamagaro by'ukuri agomba kwirinda ishyari, akumva anejejwe n'intsinzi y'abandi, akumva anejejwe na achievement ibyo abandi bashobora kugeraho. Akirinda ishyari rero n'ikindi kintu cyose cyazana ibice cyangwa se cyazana amacakubiri. Agomba kwirinda kumena ibanga ry'umurimo, cyane cyane nk'ubuhanuzi bwavuzwe cyangwa se amakuru y'abo bakorana umurimo. Agomba kwirinda kurarikira ubutunzi, icyo bita greed mu Cyongereza. Agomba kwirinda kugira umwuka wo kutanyurwa, agomba kwirinda kugira kwifuza kubi, agomba kwirinda irari ry'umubiri, agomba kwirinda ubusambanyi, agomba kwirinda ubuhehesi, agomba kwirinda ubuhehesi haba mu magambo cyangwa no mu bikorwa. Agomba kwirinda kuririmba cyangwa se gukora ibitamurimo, abikora ku bw'itegeko gusa cyangwa se kubikora ngo bambone. Agomba kwirinda gutenguha, nk'uko twabisomye mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 29 umurongo wa 11. Agomba kwirinda gutenguha. Iryo jambo ravuze ngo bana banjye mwirinde gutenguha. Gutenguha mu Gifaransa baravuze ngo cessez d'être négligent, kunegirija ibintu. Agomba kwirinda kurangara cyangwa kurangaza abandi. Mujya mubona muri kino gihe nagiye nzenguruka ahantu henshi hari amakoraniro y'abantu b'Imana, ngasanga abantu bamaze kurimba no gucuranga ariko bahise cyangwa se aho bari no mu nsengero no muri za kiliziya nkabona bibereye kuri telefone, cyangwa nkabona bari gusohoka hato na hato, cyangwa se nkabona bari kuremesha inama hanze barindiriye ko baza kuza kongera kubahamagara ngo bongere baririmbe. Mu by'ukuri iyo ufite umuhamagaro wirinda kurangara, kwirinda kutenguha, kwirinda no kurangaza abandi ikintu icyo ari cyo cyose. Mbere yuko dukomeza nababwira ko muzika mu Bisiraheli cyangwa se no mu buzima bwa Gikristo bayikoreshaga kubw'impamvu zitandukanye ndetse no mu buryo butandukanye, n'ubu kandi natwe tuyikoresha mu buryo butandukanye. Impamvu ya mbere nuko mu mateka ya muzika yacu cyangwa se ya muzika yo mu Isezerano Rishya cyangwa se na muzika yo mu Isezerano rya kera, muzika yo muri Bibiliya muri rusange kugeza na kino gihe, hari impamvu enye z'ingenzi mu mateka yayo muzika yagiye ikoreshwa. Impamvu ya mbere nuko burya muzika idufasha mu gikorwa cyo gusingiza Imana no kuzirikana igikorwa Kristo yadukoreye ku musaraba, ari narwo rufatiro rw'imyizerere yacu. Ibyo nakwita mu Gifaransa louange et reconnaissance, cyangwa se twavuga ngo la musique pour Dieu. Muzika yerekera ku Mana, muzika tuyikoresha twerekeza ku Mana. Ariko kandi hari n'indi mpamvu ya kabiri muzika yabayeho mu mateka y'ubwoko bw'Imana ndetse no muri Bibiliya ndetse na bugingo n'ubu. Burya muzika ikoreshwa cyane mu gukomezanya mu kwizera, mu gukomezanya mu byiringiro, mu gukomezanya mu by'abantu barimo, icyo nakwita mu Gifaransa edification en commun. Ibyo rero tukavuga ngo la musique pour l'église. Mbere bwa mbere twavuze la musique pour Dieu, muzika yerekeye ku Mana, muzika dutura Imana, ariko hakaba na muzika pour l'édification na muzika pour la musique pour l'église. Indi mpamvu ya gatatu nuko muzika itworohereza gutanga ubutumwa cyangwa se ubuhamya mu ivugabutumwa. Ibyo nakwita mu Gifaransa la transmission du message et du témoignage. Icyo gihe rero ikaba la musique pour l'évangélisation, ikwira hanze. Indi mpamvu ya kane nuko muzika idufasha kuruhuka ndetse no kunezererwa iby'Imana yaremye. Ndashima Imana cyane, muzika igira uruhare rwinshi mu kudufasha ibyo nakwita mu Gifaransa l'épanouissement de l'homme entier, la musique pour la récréation de l'esprit. Iradufasha cyane kugira ngo twumve turuhutse. Mu gukoresha muzika rero gusa nk'abakristo tuba dufite intego imwe yo kunezeza Imana, bityo umwuka wera akaza akabana natwe akatunezeza. Ibi bihabanye cyane n'imyumvire ya bamwe bahatira abantu kuririmba mu rusaku rwinshi n'imbyino zirukanka cyangwa se bahondagura ibicurangisho ivumbi rigatumuka ngo nugushyushya abakristo. Oya, umwuka wera ni ushyushya ubugingo bw'umuntu Imana yaremye. Mwongere munyumve neza, umwuka wera ni ushyushya ubugingo bw'umuntu Imana yaremye. Imana idufashe cyane. Murambabarira mu gusoza, hari amasomo bagiye batwigisha
numvise twavuga muri uno mwanya kugira ngo muri ya mateka magufi ya muzika ndetse n'ibiranga umuhamagaro n'umuhamagaro w'ukuri w'uburirimbyi n'ubucuranzi busingiza Imana, hari amasomo bajyaga batwigisha nifuze gusangira namwe agendana n'imirongo ngenderwaho y'umuziki wa GIKRISTO, kuko hari bamwe bambajije ngo ese ngo umuziki wa GIKRISTO usingiza Imana ngo utandukaniye he n'umuziki wa hano hanze, aribyo nakwita mu cyongereza the difference between secular music and Christian music cyangwa se gospel music cyangwa se church music. Ibi ndabisobanura mu magufi nifashishije amagambo y'icyongereza kuko ntabwo nabonye umwanya uhagije wo kujya kuyasobanura, kuko iyo nsobanura amagambo akenshi nifashisha n'abahanga mu ndimi. Ariko hari ihame rya mbere ndi gusoza rivuga ngo Christian music should praise the Lord Jesus Christ, not man. Bishatse kuvuga ngo umuziki wa GIKRISTO agomba kuba ari umuziki usingiza, urata, uvuga, ugaragaza Imana, ugaragaza Yesu Kristo, udahimbaza umuntu. Nkuko iyo dusomye muri Zaburi ya 28 umurongo wa 7 habitugaragariza. Ihame rya kabiri biravuga ngo Christian music is for the Lord, not for the world. Bishatse kuvuga ngo umuziki twebwe dukora duhimbaza Imana cyangwa dusingiza Imana nuwo dutura Imana, ntabwo ari uwo dutura isi. Nuwagenewe Imana guhimbaza Imana, ntabwo ari uwagenewe guhimbaza isi. Nuwagenewe gushimisha Imana, ntabwo ari uwagenewe gushimisha isi. Imana idufashe cyane. Aha niho twasomye wa murongo Paulo yandikiye Abakolosayi 13 umurongo wa 16 na 17 ngo ibyo muzakora byose n'ibyo muzavuga byose bijye bikora ari byo guhimbaza no gusingiza Imana. Mu cyongereza bavuga ngo for the only glory of God, mu gifaransa pour la seule gloire de Dieu, kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana yonyine. Irindi hame biravuga ngo Christian music is a new song, not an old song. Bishatse kuvuga ngo umuziki wa GIKRISTO nurangwa n'indirimbo nshya, ntabwo ari urangwa n'indirimbo. Aha ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya nkuko muri Zaburi 144 umurongo w'9 havuga, bifite igisobanuro cyinshi. Ariko ushobora no kuririmba indirimbo yahimbwe no mu 1400 na ryari, ariko waririmba ukumva ibaye indirimbo ibaye nshya mu buzima bwawe, ukagira ngo ihimbwe uwo munsi, ukagira ngo ijuru riyikoherereje uwo munsi. Iyo turirimba rero duhirimba nako indirimbo n'incurango zacu biba bishya mu buzima bwacu nubwo twaba dusanzwe tubikoresha. Irindi hame rikurikiraho riravuga mu cyongereza ngo Christian music's message should be clear, not vague or deceptive. Bishatse kuvuga ngo mu butumwa turirimba cyangwa se n'ibyo dukora ducuranga ni ibintu bigomba kuba biri clair, ni ibintu bigomba kuba bisobanutse, ni ibintu bigomba kuba bigaragara, bitari vague, bitavangitiranye, kandi bikaba birimo ubwenge, kandi bikaba birimo ubuhanga. Nkuko nababwiye nyine Paulo yabyandikiye Abikorinto mu rwandiko rwa mbere 12 umurongo wa 15b ngo I will sing with the spirit and I will sing with the understanding, with wisdom. Ngo nzaririmba mu mwuka ariko kandi nzaririmba no mu bwenge. Irindi hame riravuga ngo Christian music should emphasize the message, not the music nor the musician. Bishatse kuvuga ngo umuziki wa GIKRISTO twe dukora ducuranga cyangwa turirimba, icyo dutsindagiraho cyane, ducaho akarongo cyane, twitaho cyane ni message, niyo dushyira imbere. Ntabwo dushyira imbere incurango cyangwa se abanyamuziki ngo rero tugaragaza, ahubwo dushyira imbere message. Imana idufashe cyane. Ibyo tubisanga muri Zaburi ya 36 ku murongo wa 2 yuko umuziki ari uwo guhimbaza, ari uwo kugaragaza, gushyirwa imbere ubutumwa uherekeza. Umuziki ni uherekeza ubutumwa, ntabwo ubutumwa ari bwo buherekeza umuziki. Imana idufashe cyane. Irindi hame riravuga ngo Christian music is in the local church, not concert hall or night clubs. Ibi bishatse kuvuga ngo iki? Ubundi umuziki wa GIKRISTO wagenewe nyine biratandukanye, nubwo hari ubwo dushobora kujya gucurangira ahandi kubera ivuga butumwa cyangwa se amavuna,
ariko mu by'ukuri tugomba kumenya ngo naho dukandagije ibirenge tuhahinduye inzu y'Imana, tuhahinduye ahantu h'Imana, tukahaha isura atari yo muri night club, ahubwo tukahaha isura y'urusengero. Niba twagiye no gukorera ibitaramo n'ahandi hantu handi, ariko tukabanza tukahaha isura y'urusengero. Irindi hame riravuga mu Cyongereza ngo Christian music should feed the spirit, not the flesh. Bishatse kuvuga ngo umuziki ducuranga cyangwa turimba wa Gikristo ugomba kuba ari umuziki ugaburira ubugingo, atari umuziki ugaburira umubiri cyangwa se wuzura umubiri, ahubwo ari umuziki wuzura ubugingo. Ahangaha nzabaha urugero rw'ukuntu iyo ukoresheje umuziki nabi hari akantu kaba mu muntu kitwa adrenaline. Abize iby'ubuganga barabizi, ushobora gukoresha umuziki adrenaline ikazamuka, noneho rimwe na rimwe ukagira ngo wafashijwe cyangwa se ukagira ngo wuzuye umwuka wera, ahubwo ari uko ari adrenaline yakuzamukanye yagushajije rwose. Icyo gihe rero wa muziki wawe uba wuzuye umubiri cyane kuruta uko wuzura ubugingo bw'umuntu w'imbere. Ariko kandi iyo wuzuye ubugingo bw'imbere, nanone umwuka wera nawe arakuzura kandi bikaza kugaragarira bose kandi bikaza kuza kunyura bose. Imana idufashe cyane. Irindi hame nasozerezaho riravuga mu Cyongereza ngo Christian musicians should be dedicated to the Lord, not worldly. Bishatse kuvuga ngo n'abantu koko bihaye Imana, ntago ari abantu babisi. Ahangaha niho havuga ngo uko Paulo yandikiye Abefeso ibice 5:18 kugeza kwa 11, baravuze ngo ntimugasinde inzoga ko zuzuye ubukubaganye, ngo ahubwo mwuzure umwuka wera, ngo ahubwo muganire muvugane muri za zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Mu Gifaransa bakoresha ijambo ngo entretenez-vous. Bigaragara ngo abantu abanyamuziki bakora bari babandi babwirana, bari babandi baganira, bari babandi bahugurana, bari babandi ibiganiro byabo biri centré, imibereho yabo iri centré mu gufashanya, mu kubana mu buryo bw'umwuka atari mu buryo bw'isi. Mu gusoza navuga ngo tugerageze kugira intego imwe, nk'uko hari umwe mu bakurambere babayeho kera mu kinyejana cya 16 witwa Martin Luther cyangwa se Martin Luther. Yari afite intego, ndawe yari yarakuye muri ruriya rwandiko nyine Paulo yandikiye Abakolosayi 13:16-17. Yari yarihaye intego ivuga ngo mu Kilatini ngo Soli Deo Gloria. Nicyo cyarangaga umuhamagaro we, nicyo cyarangaga uburirimbyi bwe, nicyo cyarangaga umurimo wakoreraga Imana. Yari yarihaye intego ivuga ngo Soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu, kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana yonyine, for the only glory of God, kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana yonyine. Ndabashimiye kuba mwankurikiye kuri iki cyigisho cya kabiri. Nizera ko bizabagirira umumaro kandi mukomeze kudufasha gusenga Imana, ndetse n'impuguro zanyu n'inama zanyu n'ubwunganizi bwanyu burakenewe cyane. Nongere mbasabe yuko mu gihe mwifuza mubonye ibi bikomeje rwose kubanezeza, mwabikangurira n'abandi kugira ngo imbaraga tubishyiramo ze gupfa ubusa cyangwa se bigiye kuba nko kujugunya mu muyaga, ahubwo mu by'ukuri tuzi neza ko cyane cyane muri bino bihe turimo ahari byagirira umumaro abaririmbyi n'abacuranzi Imana yahamagaye, tukongera tukareba uko duhagaze mu muhamagaro wacu, tukongera tukinira tukisuzuma kugira ngo turebe mu mitima yacu ko duhagaze. Bityo no muri bino bihe nubwo abenshi bari muri lockdown cyangwa se bari muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo gukumira no kwirinda icyorezo cya COVID-19, ariko turi gusenga Imana ngo izadufashe kugira ngo inzu z'Imana zongere gukingurwa bidatinze. Ariko ndifuza yuko hamwe n'ibi biganiro twazongera guhura turi refreshed. Ijambo nakoresha mu Cyongereza turi refreshed, twongeye rwose dufite imbaraga nshya, twongeye rwose tuvuguruwe, kandi nka rya jambo nakoresheje mu Migani ibice 27:17, nk'uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu agirira umumaro mugenzi we. Ndifuza ko nanjye nabigiraho
ubwo rero nzabibonera kuri commentaire cyangwa se ku butumwa muzajya mutwoherereza, kandi kuri runo rubuga muba mushobora gukora subscription ndetse mukabyoherereza n'abandi kugira ngo nabo bashobore kujya babikurikirana. Uko inyigisho zizajya zisohoka muzajya muhita mubyibonera, abandi muzajya mudutega amatwi kuri radio ya Life Radio, ni radio ya ADEPR, kuva kuri buri wa mbere kuva saa 2:30 kugeza saa 3:30 ku mugoroba, ndetse no kuri radio ya Conseil Protestant au Rwanda CPR yitwa Inkoramutima kuri fréquence ya 107.1 buri wa gatandatu kuva saa 3 kugeza saa 4. Imana ibahe umugisha. Ubundi tugerageza kuboneka ku mbuga nkoranyambaga zishoboka zose, kuri Instagram mwakwandika ijambo nsaba Yesu, kuri Telegram, kuri WhatsApp nimero zanjye zanditse aho ngaho, zose turazikoresha. Kuri Twitter naho ni ayo mazina mwayabona. Ndagira ngo dukomeze dufashanye mu buryo bwose twubake ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Solideo Gloria.